nongeye kuguha ikaze muri cya kiganiro cya Rwanda Trend cyangwa se Our Trends. Ibintu birimo biragenda bitredinga, urabizi ko mpita mbikugezaho ako kanya, mu kanya nk'ako guhumbya. Yes, manazengurutse isi yose, ndeba mu bihugu byose, nsoma mu binyamakuru byose kugira ngo murebere inkuru y'uwo munsi cyangwa se inkuru iraza kukunezeza. Uyu munsi rero ni wa musore wanyu nyine dogiteri Nsabi musanzwe mukunda muri rusange muri comedy cyangwa se mu ruganda rwa sinema, nabazaniye noneho ku gashya yakoze kuba yakwikura inzu ya miliyoni 85 aho bita igisozi, akariho iyo nzu iteretse. Urumva ko ari ibintu byiza. Dogiteri Nsabi rero ikintu tugiye kurebaho ni ukuntu iyo nzu yagize igitekerezo cyo kuyigura cyangwa se iyo nzu uburyo yayibonyemo n'uburyo yinjijemo ayo mafaranga angana gutyo y'akayabo nkaho yo ngayo, ku buryo agura inzu nta credit afashe kandi amaze igihe gitoya muri sinema, kuko bivugwa ko ayo mafaranga yakuye muri sinema, kuko Dogiteri Nsabi nta kandi kazagira usibye gukina sinema no kuba yumvikana mu nyinamico wenda no gukora comedy real life, ntabwo ariko bidahoraho. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri rusange. Dogiteri Nsabi kuva yatangira gukora sinema muri mwaka wa 2022, numva amaze imyaka irenga 2 amaze kwinjiza amafaranga niki. Mba nabikusanyije byose kugira ngo nyine mbikubwire bikugereho ari amakuru anonose cyangwa se yizewe. Ngo haye ikaze. Natinze cyane. Dogiteri Nsabi cyangwa se Nsabimana w'imyaka 26 y'amavuko, akaba yavukiye ahantu bita mu mujyi wa Musanze. Kuba ababyeyi bombi umugore n'umugabo babanaga bari bateye igikumwe mu bavandimwe 5, akaba ari umwana wa kabiri iwabo. Dogiteri Nsabi watangiye gukina comedy mu mwaka wa 2020 ariko aza kumenyekana mu mwaka wa 2022 ubwo yagaragaraga ku Irebero TV kuri YouTube channel y'abanyamusanze cyangwa se ipromotinga impano z'imusanze. Ngayo nguko rero Dogiteri Nsabi yaje gukomeza gukina comedy, akora ama short videos amwe namwe mwagiye muyumva munayareba, ndetse munamukundira style y'ukuntu avuga, ukuntu yambara, bisa nkaho icyo kintu cyatumye Dogiteri Nsabi yibasira imitima y'abantu benshi. Ngayo nguko Dogiteri Nsabi rero yagize gutya, reka tuhite tujya ukuntu yinjije amafaranga ku buryo abona amafaranga ko yagura inzu ya miliyoni 85 mu mujyi wa Kigali. Ni ibintu bikorwa n'abantu bake ndetse no mu mastar bamwe na bamwe usanga byarakoze ubugabo bwasibundi cyane ko n'aba Bruce Melody bagikodesha, ba Yago bagikodesha, ba Christophe bagikodesha, ba King James afite inzu yiwe, Tom Close afite yiwe, ba Bulldog bafite yawo, Riderman afite yiwe. Ariko usanga bamwe mu bahanzi benshi ba Platinum, ba Green Boys yose, Urban Boys yose, bamwe bayirimbaga harimo Safi Madiba Nizoka Boss, mwana usanga bagikodesha. Impamvu mvuze gutyo ni ukugira mbanze ngumvishe ko harimo abantu baba baratangiye ino showbiz kera, ariko mu byo bakora bidafite icyo byamariye habe na gato, ahubwo usibye kwinezeza, kurongora abagore beza ndetse no kunywa inzoga, ahubwo batabasha kubyaza umusaruro inyungu baba bakuye mu bikorwa baba bakora cyangwa se baba bagaragariza abanyarwanda umunsi ku wundi. Dogiteri Nsabi mu mwaka wa 2022 ubwo yakoraga ku Irebero TV yahembwaga amafaranga 700 bya buri kwezi yakoraga muri sinema. Dogiteri Nsabi urumva yakoraga kwako yafite imigabane muri ya Irebero TV, avuga ko yinjizaga amafaranga 700 ndetse aho yakurikiranwa na wa musaza bakibakorana. Bijiyo bija nawe wahembwaga amafaranga 500 bya buri kwezi. Dogiteri Nsabi ni 700 bya buri kwezi uko yabaga yakoze videos. Bivuga ko muri ya mwaka bitewe n'ibindi biraka Dogiteri Nsabi yagiye abona yinjemo mu mwaka wa 2022 yinjemo amafaranga miliyoni 16
n'amafaranga ibihumbi 451. none 16 n'amafaranga 451. Ni amafaranga menshi cyane ubwo ni 16,400 na rimwe y'amadolari washyira mu Nyarwanda nyine akavunja ayo mafaranga ari mu 16,451. Mwaka 2023 ari nawo tuvuyemo nibwo yinjije akayabo k'amafaranga menshi cyane. Dogiteri Nsabi gisanze muri Kiramani, yisanga muri sinema zigiye zitandukanye, kuri YouTube channel yiwe yifitiye ama interviews, amakuru yagiye atanga, ama stage yagiye yakira. Nibyo nakubwira ngo afite n'ibindi agenda akora kwisanga mu nyine mico Dogiteri Nsabi. Ku mushahara we avuga ko yinjizaga miliyoni zirenze 7 buri kwezi mane. Nta mafaranga menshi. Muri mwaka 2023 rero na gatatu tuvuyemo, Dogiteri Nsabi ubuhamya bwe yitangiye yavuze ko yinjijemo miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga miliyoni 104 mane. Amafaranga y'u Rwanda ayo yakuye muri sinema, ayo yakuye mu nyinamisho, ayo yakuye mu mashowbiz atandukanye cyangwa se andi ma companies agiye atandukanye yakoreshaga Dogiteri Nsabi. Avuga ko akarike cyangwa se yegeranyije umufungo yinjijemo ari miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni 104 by'amadolari bayavunja mu Rwanda nyine akaza ni miliyoni 104 zinarengaho, ariko we niko yabitangaje. Urumva na mwaka 2024 noneho ni watangiye nyine ahita asombamo n'iyo nzu. Umbwira ngo rero nuko nguko aba yinjije amafaranga agiye atandukanye. Ubwo nawe ushaka kugira ngo umenye n'ibindi bintu by'abasitari benshi, ni subscribe. Ciao ciao.